byitwa ubugoryi, ubundi iyo ushyize mu cyongereza byitwa stupidity. Nta kongere azasaba imbabazi ko yazanye umuntu uri kukaraga utubuno hariya mu muntu uza mu zariya mu mahoro. Yes, nongere nk'ikaze nanone kuri Top Up TV. Nkuko mpora mbikubwira ni urugo rwa breaking news ndetse na stories zigiye zitandukanye zigezweho hirya no hino. Aka kanya rero nkuko ubonye akavideo kabanjeho, ngiye kukubwira ku muntu bita Mutabazi n'abandi bose bakomeje kwibasira KNC yabaye ikibazo mu ba influencers bagiye batandukanye. Lorenzo niwe watangiye abishyira kuri public, bimukoraho bibazo hagati ye na Semuhungu, kuko Semuhungu niwe case yari iriho cyane kuko niwe wagaragaye hariya. Gusa na KNC abantu bose bakomeje kumunenga, aba influencers benshi bakomeje kumunenga ko biriya bintu yakoze. Muri buki gihe cya Moses uriya wita Kwanda season, icyo gihe cye inkundura y'ibintu bye bijyanye n'ubutinganyi, nawe KNC mu kiganiro cye cya mu gitondo cyari rarashe yari yatangaje bitewe n'ibyo yari yavuzweho. Aravuga ati njyewe ishati naguze muri Motions ngiye kwica. Abenshi bashingiye bavuga bati se umuntu wayifashe akajya guca ishati yaguze muri Motions gutazanye n'umuntu uri muri same case na Moses akaza hariya muri stade Amahoro publicly agakora ibintu nka biriya. Na Mutabazi rero nibyo yagarutseho, aho yavuze ati KNC biriya bintu yakoze ni ubugoryi, binavuga ni ubugoryi byose byerekeranye n'iriya case, ibisobanuro byose atanga byerekeranye n'iriya case. Mutabazi muri iki kiganiro yakoranye na 3D TV nibyo yagarukagaho, ashimangira ko KNC akwiye gusaba imbabazi abanyarwanda ibintu yakoze bitari byo, nubwo yabivuze mu ijambo riremereye cyane, akavuga ati ni ubugoryi. Urakoze rero kuba ukomeza gukurikira Top Up TV umunsi ku wundi. Hano updates ni buri kanya, kora subscribe kugira ngo hatazagira ikintu na kimwe kizajya kigucika. Murakoze.